kandi mushaka serivisi zacu mwaduhamagara kuri 078 56 46 kabiri. Iyo namba mvuze iba no kuri WhatsApp watwandikira, cyangwa mukaduhamagara kuri 0783 35 mukatwandikira kuri website yacu ni wa3kundubuzima.rw, ndetse mukajya no kuri Facebook mukandikamo Kundubuzima Healthcare, aho hose mwahadusanga. Iyi blueberry juice ifite ubuziranenge bw'ikigo FDA Food and Drugs Administration n'ikigo GMP Good Manufacturing Practice, ndetse n'ikigo cy'Abayisilamu Halal gishinzwe gusuzuma imiti n'ibiribwa ko biri harmful, bishobora kwangiza ubuzima bwa muntu. Rero ikigo Kundubuzima Healthcare kiba cyabagiriyeyo kikabashakira ibintu byujuje ubuziranenge kugira ngo abanyarwanda bagire ubuzima bwiza. Yaba umuzungu arayikeneye, yaba umunyarwanda arayikeneye. Blueberry juice nta handi wayikura muri Kundubuzima Healthcare, niho dukorera. Akamaro kayo k'iyi blueberry juice, iyi blueberry juice irinda uturemangingo itwo bita serire, nitwo bita uturemangingo cyangwa se abasirikari b'umubiri. Utu turemangingo iyo twashaje ntabwo umubiri ukora neza nk'uko bigomba. Rero nk'uko mubizi, serire ifite ibice bitatu: igira umutwe, ikagira igihimba, ndetse ikagira n'umurizo. Ibyo bita tete, ibyo bita ke, ibyo bita muwayo. Ndetse iyi blueberry juice irinda membrane cellulaire z'umubiri, igatuma umubiri ubasha kugira ubwirinzi. Kandi ndababwiza ukuri, iyi blueberry ni nziza pe, ni nziza. Umugabo wayikonsomye agira uruhu rwiza, umugore wayikonsomye agira uruhu rwiza, ibintu by'amatashi. Iyi blueberry agenda ikabikura ikabyemena. Umugore wayifashe ajya mu mihango neza rwose kabisa, agira uburumbuke bwiza. Umugabo wayifashe by'umwihariko yirinda uturemangingo tugize prostate. Iyi blueberry juice, iyi blueberry irihagije rwose mu gutuma habaho expanse de muscle, igatuma amaraso ajya neza mu mitima, amaritere akageza amaraso neza mu mutima, n'amavene n'amakapilere, igatuma umutima ukora neza, ituma myocarde zikora neza z'umutima. Iyi blueberry ni nziza cyane, juice irihagije, ituma refit ventricle ikora neza, mbese ibice by'umutima bigakora neza. Iyi blueberry super nutrition ituma hatabaho kwipfundika kw'amaraso mu mitsi. Iyi blueberry juice irihagije ku muntu wayikoresheje, kuko irinda uturemangingo tugize umubiri ari two bita serire mu Gifaransa, mu Cyongereza bakatwita cells. Kandi by'umwihariko mu kurinda utu turemangingo tugize umubiri, ituma globule blanc na za globule rouge zongera kumera neza. Ndetse iyi blueberry juice ituma hemoglobine igenda neza, ndetse ikabasha kugabanya igipimo cy'isukari nyinshi mu maraso, ikayigabanya ndetse ikajya ku bipimo byiza. Muri make iyi blueberry juice ni nziza cyane, irihagije. Iyi blueberry juice yifitemo collagen, irinda gusaza k'uruhu, by'umwihariko ifite collagen. Iyi blueberry irihagije mu gutuma uruhu rudasaza imburagihe. Hari igihe uruhu ruba rwatakaje amamelanine cyangwa se ubudahangarwa bw'uruhu bukagabanyuka, cyangwa ugasanga watangiye kugira ibiraba, ukamera nk'umuntu muba yakubise, ugasanga uruhu rwagize amatashi. Ndabukonsiya gukonsoma iyi blueberry juice, ni nziza cyane, irihagije, kuko iyi blueberry ituma uruhu rudatakaza umwimerere warwo, ukagira uruhu rwiza, runyerera, rufite amavuta, melanine, nta matashe, nta gukushuka, nta myate ku ruhu. Ndetse iyi blueberry ivana n'imyate ku bantu bagira imyate, kuko akenshi na kenshi bijya kugira imyate ni intungamubiri z'umubiri ziba zashizemo, bigatuma umubiri utangira gufatagurika. Muri make iyi blueberry juice ni nziza cyane, irihagije. Iyi blueberry ni umuti, uyu ni umuti gakondo, kandi ni umuti mwiza cyane wizewe ku ruhando mpuzamahanga, uri standard. Iyi blueberry super nutrition nta handi wayikura usibye mu ivuriro Kundubuzima Healthcare Limited, niho wayisanga.
irihagije mbese tuba twabagerega tukabazanira ibintu byiza. Ndetse iyi blueberry irwanya uturemangingo dutera kanseri zitandukanye, hano bagira kanseri ya prostate, bagira kanseri y'umwijima, bagira kanseri y'ubwonko, bagira kanseri y'amagufwa, bagira kanseri yo mu mitsi, bagira kanseri yo mu gifu, bakagira kanseri y'amara. Iyi blueberry iragenda igahagarika aho kanseri yagiriye, igahagarara aho ngaho, ibindi ikagenda yicogoza gake gake yinaniza kera kabaye, ukazasanga umubiri nta myanda itera kanseri ufite, umubiri umeze neza. Irinda uburwayi bw'amaso nka cataracte na myopie. Iyi blueberry juice irazirinda kugira ishaza mu maso, nibyo bita kutabona neza, ndetse no kugira glaucoma no kugira myopie. Iyi blueberry iragenda ikagufasha, igafasha selile z'amaso gukora neza, retine. Harimo usanga bafite amaso yahindutse amaraso, yarabaye umutuku cyangwa se yarabaye umuhondo bitewe nuko ufite ibibazo by'umwijima, amaso yarabaye jaundice. Icyo gihe iyo ukoresheje iyi blueberry juice iragufasha cyane kugira amaso y'umweru yerutse. Nubona watangiye kugira ibibazo by'amaso, ko n'amaso yatangiye gutukura, ko n'amaso yabaye umuhondo, gerageza ugane muganga ubifitiye ububasha, arebe ko udafite indwara y'umwijima, arebe ko amaso yawe atatangiye gusaza kugira ngo utabona neza. Rero iyi blueberry ituma umuntu avisualiza neza, ugakura image ukayizana neza ukwiri, utagize kuduta, utagize kureba ibintu by'igihu. Iyi ngiyi blueberry ituma umuntu abona neza. Iyi blueberry juice ikura imyanda mu maso ishobora guturuka mu nganda, amavumbi ndetse n'ibindi bitandukanye. Hari igihe ushobora kugenda mu ivumbi rikagenda rikangiza selile zigize amaso. Hari igihe ushobora kujya kubukorera mu nganda, y'amyotsi yo mu nganda cyangwa se kwa guhinda kw'inganda bikangiza système nerveux. Nuko kwagiza système nerveux biragenda bigakora no ku maso, bigatuma amaso atabona neza. Rero iyo ukoresheje iyi blueberry juice iragenda igahanagura iyo myanda binyuze mu kuyikonsoma mu maselile y'imbere, ikagenda igatuma amaso akora neza. Myopie, iyo myanda iri mu maso ikagenda ikayikuramo, igatuma uturemangingo tugize amaso dukora neza. Ifasha abarwayi ba diabete bafite ibibazo by'amaso. Tuzi ko umuntu urwaye diabete ahuma bitewe ko igenda mbere na mbere yica agaho kari ku jisho kameze kitwa retine, yagenda igahita ikica ntongere kubona neza. Kandi by'umwihariko diabete yangiza n'ubwonko, umuntu agatangira kwibagirwa. Uturemangingo tugize ubwonko, uturemangingo tugize amaso, iyo urwaye diabete igenda ikajya kutwica, niho hantu hambere igenda kwica igahita ihamugaza burundu. Niyo mpamvu kenshi na kenshi umurwayi wa diabete agira ibibazo byo kwibagirwa ndetse no kureba ibirori, agace kitwa retine ntabwo kaba gakora neza, selile nerveux ntabwo ziba zikora neza. Rero iyo ufashe iyi blueberry juice iragenda igakora ikareduzinga, igakura isukari y'umurengera mu maraso, ariko no gusana selile zigize amaso no gusana selile zigize ubwonko, bigatuma uturemangingo tugize ubwonko, uturemangingo tugize amaso dukora neza iyo wanyweye iyi blueberry juice. Ivura ikanarinda uburwayi bw'amaso ku bageze mu zabukuru. Iyo umuntu ageze mu zabukuru bitewe ko umubiri ugira imbaraga nke n'abasirikare bakaba bake, umuntu arahuma. Niyo mpamvu uzajya kubona uko n'umuntu ageze imyaka 70 ntakibona, agatangira gushaka umuntu umusomera cyangwa se agatangira gushaka umuntu umurebera. Iyo wakoresheje iyi blueberry juice ni nziza cyane, ifasha amaso kubona neza, ikarinda indwara z'amaso ndetse ikarinda selile ziyagize. Umuntu wakoresheje iyi blueberry iramufasha cyane ku maso. Irinda uturemangingo tw'ubwonko kwangirika ndetse igasana utwangiritse. Muri make iyi blueberry juice irinda selile nerveux kugira ngo ubwonko bukore neza. Muri make irinda abantu bagira amazinda, kutagira amazinda, n'abantu bagira umutwe wa hato na hato, irabafasha by'umwihariko cyane ubwonko. Iyi blueberry iragufasha cyane.
n'umwana yayikoresha n'umuntu mukuru yayikoresha kuko mwese murayemerewe, nta muntu utakoresha iyi blueberry. Irinda uturemangingo tw'ubwonko ndetse ikarinda ubwonko kwangirika ndetse ikarinda uburwayi bufasha ubwonko harimo nka Alzheimer, harimo n'indwara ya Parkinson. Iyi blueberry juice iragufasha cyane, indwara yo gutitira, indwara yo kugira ibinya. Iyi blueberry juice iragufasha cyane, ugakoresheje iyi blueberry juice iragenda igakuraho n'ako kanya, ni uguhumbya no guhumbura. Ituma amaraso atembera neza mu bwonko, kuko iyi blueberry iyo igeze mu mubiri ituma umubiri wakira oxygene nziza, ndavuga CO2, bigatuma amaraso agera ku bwonko ahagije, ndetse bikanakurinda kuba wagira uburwayi bwa migraine no kuba wagira uburwayi bwa trombose. Akenshi na kenshi iyi blueberry inafasha no kuntu afite ikibazo cya stroke. Ni nziza cyane kuko ituma itembera ry'amaraso rigera mu bice by'umubiri byose, ntaho amaraso atagera uwakoresheje iyi blueberry, kuko ituma umubiri ukora amaraso, ndavuga amagufwa akora amaraso, bigatuma umuntu agira amaraso ahagije. Abantu bagira ibibazo bya anemia baza bagakoresha iyi blueberry juice. Ni nziza cyane, irihagije mu gusana uturemangingo tw'ubwonko no gutuma amaraso agerayo neza, ndetse akajya no mu maso. Hari n'igihe wumva indege zihinda mu matwi ukagira ngo ntabwo, ukagira ngo mbese wabaye circuit electrique cyangwa se circuit sanguine. Icyo gihe iyo watangiye kumva ibyo bibazo, gerageza kugana ivuriro Kunduzime Health Care tugufashe, tuguhe iyi blueberry juice. Iragufasha cyane mu kukurinda, isana uturemangingo tw'umwijima twangiritse. Iyi blueberry by'umwihariko ku bantu bafite ikibazo cya hepatite B na C. Akamaro k'umwijima, umwijima uradetoxifia, usohora imyanda. Umwijima wisohoramo imyanda nk'uko tubizi, kandi umwijima ni sitoke ya vitamini B12, sitoke ya vitamini C, sitoke y'isukari, kandi umwijima usokereta bile ijya gufasha digestion gukora neza, ikajya gucagagura ibyo tuba twariye. Umwijima ukora imirimo irenze 500 mu mubiri, kuko umwijima twayikonsera nk'uruganda, kuko umwijima ni inyama nziza cyane kandi ni inyama idasimburwa. Ndetse umwijima ubasha gukontorora igipimo cy'imiti tuba twanyweye kugira ngo iyo miti itangiza itawangiza, kuko umwijima uzira n'imiti iri produit chimique. By'umwihariko umwijima ugira na contact na glycagon ndetse na insuline, kuko isukari umubiri ukoresha uyaka insuline ukayaka glycagon ikayaka umwijima. Ibyo bigatuma inyama yitwa pancreas ariyo bita impindura ikora neza. Rero iyi blueberry juice isana uturemangingo tugize umwijima, bigatuma umwijima ukora neza. Abantu bafite ibibazo bya hepatite B na C ndetse na hepatite B na hepatite 3, ndi kuko abona hepatite ya 3, iyi ngiyi irabafasha cyane cyane mu kuzamura ubwirinzi bw'uturemangingo tugize umwijima. Uzi ko umuntu ufite ikibazo cy'umwijima atangira kugira ibibazo by'iserere, kugira isesemi, kubura apeti, gutakaza ibice by'umubiri bimwe na bimwe, no kugira amaso yahindutse umuhondo jaundice, no gutangira kugira ibibazo byo kuruka no kubyimba ibirenge cyangwa se kubyimba inda. Ugasanga umuntu afite ikibazo cy'inda yabyimbye, batangiye gukeka ngo baramuroze ngo cyangwa arwaye urushwima. Icyo gihe watangiye kubona ibyo bimenyetso, gerageza wegere muganga ubifitiye ububasha, arebe ko umwijima wawe muzima, utagiyeho amakolesterol, utabaye cirrhose, utabyimbye, utagiyeho utuntu dufite utubuye, cyangwa se gallbladder yawe ifite ikibazo, kuko gallbladder niyo yatangiye kuzamo ikintu cy'ikibuye nabwo ni ikibazo. Gana ivuriro Kunduzime Health Care tugufashe kugira ngo tuguhe iyi blueberry. Ariko mbere ya byose wabanjije kugana kwa muganga ufitiye ububasha, akamanza akareba ko umwijima wawe utabaye hepatike, utagiyemo imyanda itera kanseri y'umwijima.
nanone blueberry ikura ibinure bibi mu maraso. Hari igihe umuntu agira ibinure bibi mu maraso bikamutera uburwayi bw'umutima, bigatuma amavene n'amartere adatembereza amaraso neza mu mutima, ndetse bigatuma umuntu agira ibibazo bya cardiovascular disease. Rero umuntu wakoresheje iyi blueberry juice iramufasha cyane mu gutuma umutima ukora neza, mu gukuraho amacholesterol, igatuma imitsi iba expanse, imitsi igakura ndetse ikanamuka, bigatuma umutima ukora neza, myocarde igakora neza, left ventricle igakora neza, amaorte agakora neza, ndetse bigatuma umutima ubasha gutembereza amaraso ku gipimo gikwiye, amaraso agatembera neza mu bice by'umubiri bitandukanye. Ndavuga iyi blueberry juice ikura ibinure mu mwijima. Nkuko nabivuze haraguru, iyi blueberry ikura ibinure bibi mu mwijima, kuko umwijima watangiye kujya ibinure byinshi, ntabwo ukibashije gusokorera bile, ntabwo ukibashije kudetoxifia, ntabwo ubasha kubika intungamubiri zituma umwijima ukora neza. Rero iyi blueberry juice ikura ibinure bibi mu mwijima, ndavuga cholesterol cyangwa se amatriglyceride mu mubiri. By'umwihariko iyi blueberry juice ku muntu uyishaka yayisanga muri Kunda Ubuzima Health Care tuba tuyifite. Ituma abantu bacya bagasaza neza. Iyi blueberry ituma ucya ku maso, ntugire iminkanyari, kuko irinda uturemangingo tw'umubiri. Iyo teremiya, imipfundikizo igize uturemangingo yavuyeho, bituma utangira kugenda wunamye. Muri make, iyi blueberry juice ituma ugira ibyishimo bidasanzwe, ituma ugira santima bitewe n'intungamubiri zigize. Harimo vitamine C, vitamine E, vitamine K, vitamine B complex, vitamine B12, vitamine B6, vitamine B8, vitamine B7, vitamine B3, irimo potassium, irimo magnesium, irimo manganese, irimo za acide pentatonique, zose ziri muri blueberry juice. Mbese iyi blueberry juice ni ikiryo cyiza ku muntu uwo ari we wese. Njye narikonsomye iyi blueberry, nabonye imbaraga zayo. Uyikonsomye ugira imbaraga. Hari ijambo Balamu yagiye Baraki, yaramubwiye ngo yitegereje Abisiraheli asanga muri bo Imana iri muri bo ifite amaboko nk'ay'imbogo. Ubwo tugiye muri Bibiliya, umuntu wakoresheje iyi blueberry nawe agira imbaraga zingana zirenze iz'imbogo, kuko iyi blueberry yo irihagije, irakomeye cyane, umuntu ikoresheje iramufasha. By'umwihariko irinda gusaza, ugahora ugaragara nk'umwana muto. Muri make, iyi blueberry juice irinda gusaza imburagihe, kuko ni antioxidant, irimo za anthocyanine, irihagije iyi blueberry juice. By'umwihariko iyi blueberry umuntu wayikoresheje ahorana itoto, ntagira iminkanyari, ntahora arakaye. Iyi blueberry ituma umubiri ukora neza. Iyi blueberry ikura ibinure ku nda, igakuraho ibinyenyanza ndetse n'ibicece. Iyi blueberry ikuraho ibicece, ikuraho ibinyenyanza, ikuraho ibinure biri mu maraso, ikuraho ibinure biri mu mitsi, ikuraho ibinure biri mu mutima, ikuraho ibinure biri mu ngingo zitandukanye. Iyi blueberry nziza cyane mu gusana ingingo, kuko irihagije. Ifasha impindura gukora neza. Impindura gukora neza nicyo bita pancreas, kuko ihindura glucagon na insuline. Abashaka kuna kugiteranya kwa ngo urwagashya, ariko ntabwo urwagashya barwita late, ariko gukora ibisemburo n'amahormone. Iyi blueberry rero juice ifasha impindura gukora neza, kuko iringaniza igipimo cy'isukari y'umurengera mu maraso. Muri make ikumira uburwayi bwa diabete ya mbere na diabete ya kabiri. Irihagije iyi blueberry juice. Irinda uburwayi bwose bwibasira umwijima.
nabivuze haruguru kuko iyi blueberry irinda uburwayi bwibasira umwijima, harimo hepatite B na C, hakabamo kugira ibinure ku mwijima, hakabaho kubyimba k'umuti k'umwijima ukaba cirrhose, ndetse by'umwihariko y'ubwo burwayi bwatatse umwijima ntabwo ukidetoxifia, ntabwo ukisokeretarabile, umwijima uba cirrhose ukabyimba, ukarwara kanseri zigize umwijima, ndetse ukaba jaundice, ndetse ugatangira kugira isesemi, ugatangira kubyimba ibirenge, ugatangira kubyimba inda, ugatangira uruhu ugatangira gukanyarara, ugatangira mbese kwikunja, ugatangira kugaragara nk'ushaje bitewe ko umwijima udakora neza. Gukoresha blueberry juice ni byiza cyane kuko ikurinda izo ndwara twavuze haruguru. Ikenewe n'abantu bose, abakuru n'abatoya, kuko abo barayikeneye, ariko by'umwihariko abantu bahorana umunaniro ukabije, bakeneye blueberry juice. Ni nziza cyane kuko ikuraho stress. Blueberry ikuraho stress. Umugabo wese ugira stress, umugore ugira stress, abantu bakora n'akazi gatandukanye, bakora ubutaruhuka, ni byiza ko wakoresha blueberry juice ukaba uyifite muri ofisi yiwawe, ukaba ufite n'agaketo k'iwawe, ugacomeka, ugakuramo agasashi, warangiza ugashyira mu gakombe, ugakoroga, ukinywera iyi blueberry juice, uhita uba umuntu mushya. Amavunane, kwa kundi wumva utari kureba neza, kwa kundi wumva winanura bya hato na hato, kuva ushaka gusoma igitabo, kuva ntabwo ushaka kureba muri dokima zawe, koresha blueberry juice irihagije. Iyi blueberry juice ni nziza cyane ku bantu bakora mu nzego za leta, nka muri za ministeri, mu turere, abantu bakora nko ku bitaro, abaganga, bose barayikeneye, n'abantu bigisha bahora na stress bitewe kuko bahora bavuga bananirwa mu bwonko. Koresha blueberry juice irihagije, irahita kugira mushya. Abarwaye indwara y'umwijima nka hepatite B na C barayikeneye kuko iyi blueberry nayivuzeho haruguru irihagije. Abafite ibinure byinshi ku mwijima iragenda igakuraho, igahanagura, ni nko gukubura, ni ukuzimya buji. Iyi blueberry ihagije iragenda igakuraho umwijima, ugahora ukenyemutse, umeze neza, kandi utabyimbye, uri gukora uturemangingo twawe nk'uko bigomba. Abashaka kurinda umwijima wabo kuba wakwangirika bakoresha iyi blueberry juice, kuko navuze hepatite B na C, mvuga effet secondaire z'umuntu urwaye hepatite B na C, n'umuntu ufite umwijima watangiye kubyimba, nabwiye effet secondaire. Iyi iragenda igakuraho, ubwo iragenda ikarinda umwijima, ndetse umwijima ukamera neza. Abantu bakoresheje imiti igihe kinini, abantu bakoresheje imiti nka produit chimique, cyangwa abantu banyoye imiti bagakora overdose, iyi blueberry juice iragenda ikajya gukuraho ayo toxine y'imiti baranyoye igihe kirekire, ikagenda ikayakuraho, bigatuma umwijima ubasha gukora neza, ndetse no mu mubiri muri rusange ikarinda uturemangingo tugize umwijima n'umubiri muri rusange. Abantu bashaka kugira uruhu rwiza rukeye bakoresha iyi blueberry juice, kuko abadamu bakunda kugira uruhu rwiza bafite amatashe. Ndabwira abadamu bafite amatashe, bafite utuntu tw'udupigma, bafite utuntu tw'utubuto cyangwa se utubure twabaye umukara ku ruhu, koresha iyi blueberry juice, iragufasha ugire ubuzima bwiza, kuko isazura umubiri, ikawurinda gusaza imbura gihe. Abantu bashaka gutakaza ibiro, ni blueberry juice irabafasha cyane, kuko iyo bayikoresheje kenshi iyi blueberry iragenda igakuraho ibinure bituma umubiri udakora neza, cyane cyane yikoresheje ukora na siporo, abari mahwi. Ni nziza cyane iyi blueberry irihagije, iyo bayifatikanyije na proteine powder tugira hano,
biba mahwi burundu neza nazo ukagenda ukibera umugabo ufite imbaraga, ukaba umugore ufite imbaraga, ukaba umukobwa ufite imbaraga, ukaba umusore ufite imbaraga, ukaba umwana ufite imbaraga, ukaba umusaza ufite imbaraga, ukaba umukecuru ufite imbaraga, kuko iyi ngiyi ifite kuyinywa iminsi ikicuma rwose ukagira ubuzima bwiza. Blueberry juice nta handi wayisanga. Ukunda ubuzima health care, kwita ku magara yawe ni inshingano zacu.